Yesu ashimwe, shalom, ndagusuhuje igihugu cyose uherereyemo, wowe unkurikiye, wowe uje ngo tubane muri aya masengesho, ndagusuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Karibu rero dusenge, njyewe uri kumva kuri mikoro ndi Mama Ebenezer, turatangiye. Yo aracyariho Yesu aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho, urupfu ntirwamuheranya aracyariho Yesu aracyariho, aracyariho umwami aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho, urupfu ntirwamuheranya aracyariho Yesu aracyariho. Naho aracyariho Kristo aracyariho Yesu aracyariho, urupfu ntirwamuheranya aracyariho Yesu aracyariho Yesu biganza bigaba amahoro aracyariho, urupfu ntirwamuheranya aracyariho umwami aracyariho, nimubihamye aracyariho Yesu aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho, urupfu ntirwamuheranya aracyariho umwami aracyariho. Naho komera umwami amashyi, yewe we nimumushima umwami we, aracyariho ndamwumva aracyariho, ikuzimu yaratsinze aracyariho, yambuye imfunguzo Haleluya, haleluya, haleluya ko ndi amahoro, haleluya kuri amahoro, haleluya ko ubashije kubyuka, haleluya ko mbashije kubyuka, haleluya ko ndi muzima, haleluya ko tukiriho, haleluya, haleluya, imitima yacu ihumure, haleluya, 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 bwira umutima wawe ngo haleluya, Imana iriho, humura, ni igihe Imana yazanye ihumure, haleluya, haleluya, amen, amen. Umutima wanjye humura, hari ihumure data yazanye, nawe bibwira umutima wawe nkuko nanjye mbibwiye umutima wanjye muri iki gitondo. Tugiye gusengera ihumure rero, kuko iri humure ryazanywe n'Uhoraho. Duhagaze muri Zaburi 31 umurongo wa 25. Zaburi 31 umurongo wa 25 haravuga ngo mwabategereza Uwiteka mwese mwe nimukomere, imitima yanyu ihumure. Haleluya, mwabategereza Uwiteka mwese mwe, amina, nimukomere, imitima yanyu ihumure. Uwiteka ashimwe. Ndabibutsa ko uyu munsi dufite amasengesho, ubwo turayakurikirana kuri Mama Ebenezer officiel nimugoroba 3:00 za nijoro. Mu gusoza hanyuma tunasenga, dusengera ibintu bitandukanye. Ku manywa uririrwa wisengera uko ushobojwe, ariko nijoro ni amasengesho. Nta nyigisho zihari, nta kintu cyo kuvugaho, ni umuriri w'amasengesho, umuriri cyangwa se umuriro w'amasengesho. Reka dukomeze. Mwabategereza Uwiteka mwese mwe nimukomere, imitima yanyu ihumure. Ngiyo mwaramutse, humura, humura muntu w'Imana, humura mukundwa, humura mukundwa wa Yesu, humura wowe uri kunyumva, humura rwose, hitsa umutima mu nda, ihumure ryaje, n'Imana yaje kuduhumuriza. Humura, wategereje Uwiteka, uracyamutegereje, humura, komera, arabizi ko umutegereje, komera, ari mu ruhande rwawe. Hari ijambo nasomye Yeremiya 8 ari umurongo wa 18, yeka ndireba, haranditse ngo ye baba we, icyampa ihumure ryo kumara umubabaro, umutima wanjye urihebye. No kuri reka kuzinduka wihebye, reka kuzindukana amarira, ahubwo yavuze hano muri Zaburi ngo amina, ku murongo wa 25,
Zaburi ya 31 umurongo wa 25. Kuko wamutegereje, ugategereza El Shaddai, ugategereza Adonai, ugategereza Elohim, Imana irema, ugategereza Jehova Shalom, Imana y'amahoro, ugategereza Jehova Rafa, Imana ikiza. Nakwifuriza kumenya ayo mazina yose. Ugategereza El Gibor, ugategereza Yawe, haleluya, ukamutegereza umwami, ugategereza Yesu, umwami n'umukiza wawe. Akaba ari uvuga ngo Yesu ni wowe ntegereje, ndi hano. Yesu ni wowe ntegereje, ni wowe wahankura. Yesu ni wowe ntegereje, ni wowe nshaka. Yavuze ngo komera, mwaramutse y'umuzi, komera, komera mukundwa, humura, humura. Niko yavuze. Bwira umutima wawe ngo humura. Natangiye mvuga ngo umutima wanjye humura. Bwira umutima wawe ngo komera, aracyari ya Mana. Imitima yanjye humure, humura birimo, humura nubwo n'umwaka ushize, ariko humura. Yavuze ngo mwabategereza Uwiteka mwese. Ese urimo? Ese utegereje Imana? Ese ntegereje Imana cyangwa ntegereje ibindi? Ntegereje iki kugira ngo mve muri situation ndimo? Ni ibyiringiro byanjye. Iyo bavuze gutegereza Imana uvuga ngo ibyiringiro byacu no kubishyira mu Mana. Kwizera kwacu no kuvuga ngo niyo duhanze amaso. Hahandi abandi barindira abantu, nibyo imbaraga z'umuntu ziho rwose kumutegereza akagufasha. Ukarindira muganga, nibyo kuko imbaraga za muganga zijya zikora. Nge sinzi hakana ndanazemera. Nkarindira ayo mafaranga, nibyo koko imbaraga z'amafaranga ni ukuri zirakora, ndanazemera, ndanazikunda. Ariko hari imbaraga zimira izindi. Hari imbaraga zimira izindi. Hari El Shaddai uri hejuru y'amafaranga, uri hejuru ya bene wacu, uri hejuru ya muganga, uri hejuru y'umuti, uri hejuru we. Ahubwo akaza agakoresha ibyo byose kugira ngo tugirirwe neza, akaza akabitegekeramo, akaza akabikoreramo. Ntafite imbaraga zimira izindi. Humura. Abagome ntibagukura umutima, humura. Nturabyara, humura, humura. Humura, ntabwo birarangira. Ahubwo aho ngaho nyine turi kubona ko tugiye gupfira, niho Imana ije gutangirira. Haleluya. Imbaraga z'umuntu zishizemo, aho niho Uwiteka we yiyizira. Imbaraga z'amafaranga uri kubona atarashize we, aho niho Uwiteka aje. Haleluya. Imbaraga z'abantu zivuye ati barantaye we, imyaka ibaye myinshi, ndabaruhije, bananiwe kunyihanganira. Aho niho Uwiteka aziye rero sasa. Shima Imana mutima wanjye, shima Imana. Yavuze ngo mwabategereza Uwiteka mwese. Ese ntegereje iki? Naba ntegereje Imana, ibyiringiro byanjye mbishyize mu Mana. Ndimo ndabyibaza, nawe ubyibaze. Komera, komera mame Beneze. Bwira umutima wawe, nanjye mbwira umutima wanjye ngo komera. Dutegereje Imana ihoraho, dutegereje Imana idapfa, dutegereje Imana itibagirwa, dutegereje Imana itari nk'abantu, dutegereje Imana idahinduka, dutegereje Imana itava ku ngoma, dutegereje Imana iri hejuru y'inkozi z'ibibi, dutegereje Imana itegeka byose. Imana yaduhaye Yesu Kristo, nta kabuza, nta kizatuma itadukura muri situation turimo, nta kizatuma itatwibuka. Nubwo nta nzira tubona, nubwo ibintu biduhindutse, nubwo imibiri ihindutse bamwe, nubwo isi ihindutse bamwe, nubwo ibihe bihindutse, nubwo imbaraga n'ubushobozi bidushiranye, nubwo amasezerano tubona bibaye birefu, ariko turakomera. Imitima yacu ihumure, turacyagutegereje Mana. Reka senge. Ndagushimiye Mana, wavuze ngo mwabategereza Uwiteka mwe, turitabye karame mwami.
karame Yesu turi hano, karame Yesu twazindutse kugushaka, karame Yesu turi kukumva, karame Yesu turi hano, karame Yesu niwe turindiriye, karame Yesu uratuzi, karame Yesu uradusobanukiwe, karame Yesu uratuzi neza n'igitumye imitima yacu ibura ihumure ibabara igira agahinda, urabizi mwami. Hari aho tugeze tubaye nka Yeremiya, turimo turarira tuvuga ngo ye baba we, icyaduha ihumure ryo kutumara imibabaro, icyaduha ihumure uko imitima yacu ari aho yari yihebye, ariko wavuze ngo kuko tugutegereje uraduhamagara, nuko uzi ko tukurindiriye, utwitirira nuko tukwizeye, ibyiringiro byacu biri muri wowe. Yesu ndagushimiye kongera kudukomeza kugira ngo tugere ku isaha y'amasezerano, kongera kudukomeza kugira ngo tugere ku munsi wo gutabarwa, kongera kudukomeza, gukomeza imitima yacu. Iri humure turyakiriye mu byacu, turyakiriye mu ngo zacu, turyakiriye mu bana bacu, turyakiriye mu miryango yacu, turyakiriye mu abo twubakanye, turaryakiriye. Imitima yabo hari aho yari ihungabanye, ariko turaryakiriye. Iri humure rikure mu magufa no mu misokoro, ryicare mu mwuka wacu, risandare muri kwiremo hose. Wahumure we, ndakwakiriye, uzura mu mutima wanjye, uzura mu mibereho yanjye, uzura mu rugendo rwanjye rw'agakiza, uzura mu rugendo rwanjye rw'ubuzima. Yesu karame, wavuze ngo mwabategereza Uwiteka mwe, karame turahari papa, karame mwami, karame mwami turakwitabye, karame karame, urakoze kudukomeza. Wavuze ngo nidukomere, twakiriye gukomera. Mutima wanjye komera, mutima wanjye wirira, bwira umutima wawe haleluya, mutima wanjye komera. Kristo ari ku ngoma, Kristo ni muzima, ntago yapfuye, yarazutse, yavuye mu gituro. Emmanuel, Imana turi kumwe, twaramuhawe, turimo turasatira kubyibuka, ntagapfa, ahoraho, ni muzima. Urakoze mwami. Iri humure nirifatane n'umunsi wanjye na buri saha ya buri munsi, iri humure nirifatane n'amazina yanjye, uko gukomera nigufatane n'umutima wanjye, n'ibitekerezo byanjye, n'ubwenge bwanjye, mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagushimiye Yesu, urakoze Yesu. Umuntu wese twateranye nimusabiye gukomera mu rugendo akomere, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Mitima yacu igume hamwe, mitima yacu turize imbere yawe, uko tukurindiriye. Byiringiro byacu byose tubishize muri wowe, kwizera kwacu tugushize muri wowe. Ni wowe dutegereje mwami, wowe ushobora byose, wowe utatubeshya, wowe udahinduka, wowe utaduha pirate, haleluya, wowe utadutura umujinya w'ibyo twakoze, wowe utaducyurira, wowe utatunaniza, wowe utatuzanaho amagambo, wowe utadusebya, wowe utatuvamo. Haleluya, shimwa. Icyubahiro kibi cyawe. Uyu munsi duhabwa umugisha, uri mu ihumure, imitima yacu igumye gukomezwa. Twakiriye ibyo wazanye mwami, twakiriye ubuntu bw'uyu munsi, niri humure, bigendane na buri saha yacu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndatura uburinzi aho turi bujye hose, ibyo turi bujyemo, wa munsi we, iri humure ritwomeho, wa munsi we, imitima yacu ihumure. Byadukuraga umutima n'ibiceceke, byatwirukankanaga n'ibituze, ko Kristo yatuzaniye ihumure. Turabyakiriye, wowe watuzaniye ihumure, warakoze mwami. Turaryakiriye none n'iteka ryose. Amen, amen. Shalom. Wisengere gutyo. Amen. Aracyariho, yakinguriye abera, aracyariho we. Yesu arakomeye, Yesu arashoboye, aracyariho, Yesu aracyariho. Biganza bigaba amahoro, aracyariho. Urupfu ntirwamuheranya, aracyariho, aracyariho, Yesu aracyariho. Haleluya, haleluya, aracyariho Yesu. Yesu ariho, ni muzima, yavuye mu mva, ni muzima, ari mu buzima bwacu, ni muzima. Iyo arahirwa bamwakiriye, abo bafite amahoro masa, bafite n'ubugingo buhoraho. Yesu aracyariho.